reka nongere nsubire nkuko muri kwibona kuri screen zanyu ijambo rivuga ngo tombe byibuze 91%. Ibi ngibi bifite aho biturutse, ntago ari ibintu bipfe kuza gutyo gusabira mupango. Twe niko dukunda kuvuga, ntago ari ibintu bipfe kuza gutyo bira mupango. Oya, ibi ngibi bifite ahantu biturutse, bifite aho biturutse. Murabizi ko twebwe iyo twagafashemo cyangwa se nerso wanyu iyo yagafashemo ibintu rusho kugenda neza cyane bikaryoha bikagenda bitungana mu buryo ngo cyangwa ubundi. Rero reka mabwira amakuru tugiye kwibana muri kano kanya makuru yacu ni mugoroba. Turababwira ko ubutayari umujyi wa Uvira wamaze ko ugeramirwa. M23 yarakaye cyane, ni mu mujinya mwinshi umurandura nzuzi ikuye iyo ngiyo za Katari, aho bari bamaze kwicira akatari urutega. Iravuga ati twebwe rero nimba ari ibyo ngibyo. Hanyuma si ibyo gusa, umujinya mwinshi ni ukuye, turabigarukaho. Ikuye umujinya mwinshi mu magambo Patrick Muyaya amaze gutangaza nyuma y'inama yibereye i Doha muri nyuma y'amasezerano nyine yasinyiwe i Doha muri Qatar. Ibi byose rero Patrick Muyaya cyangwa se n'abambare n'abavugizi ba guverinoma bakaba mu by'ukuri batangaje amabeshyo, ibinyoma bikomeye cyane, ibintu umutwe w'inyeshyamba M23 utigeze ukora. Ibi bintu mu by'ukuri bemeje ibintu batasinye i Doha. Bamaze kwemeza ibintu batasinye i Doha, bahita babishyira hanze, bafata icyasha bacyambika umutwe w'inyeshyamba M23. Munyumve neza cyane, ndacyari muri introduction kuko amakuru tugiye kuyabanamo turi abantu batatu intarumikwa. Trio ni trio, ya trio iragarutse. Ndaza kwandi kumwe na Baraka ndetse ariko kandi umusesenguzi wacu uri hara mu by'ukuri, ndetse ariko ndi kumwe na Pacifique. Mu yandi magambo turi trio ya batatu, ndacyari muri introduction. No mujinya murando nzuzi rero ugiye gutuma umujyi wa Uvira uva mu nzira. Nongere mbabwire ngo uve mu nzira. Tugiye kubabwira urugamba kwanza uyu munsi rigwiriwe rute, aya makuru ya Tombe avuye he katarasanzwe, ibintu bya Tombe ko bitari bisanzwe. Bajya kunda kuvuga rero bakavuga ngo umwotsi cyangwa se ngo ntawe twika inzu ngayisha umwotsi, kandi ngo bakundaga bakavuga ngo nta nduru ivugira ubusa akumusozi. Ndaje mbabwire sasa uko bihagaze. N'umujinya murandura nzuzi turaza kugenda mu by'ukuri tubashyiramo buri kimwe cyose kugira ngo murushaho kugenda mubana natwe mu buryo ngo cyangwa ubundi. Tubaha ikaze rero mu by'ukuri tugiye kurebera hamwe uburyo uyu munsi abacancuro baguye ku rugamba bangana gute, abafashwe muri ambushi. Urugamba uyu munsi rwahinaniye hehe, nkuko muri kuri screen zanyu turimo kugerageza kugenda tuzuminga tubereka ahantu urugamba rwahinaniye muri access zose zigiye zitandukanye, aho biri kubera. Drone zacu zamaze kuba zimanuka nkuko twagiye tubibabwira cyangwa se tubamenyesha umunsi ku munsi. Uyu munsi twavuze ngo natwe reka tumanure drone kuri tere y'imirwano indani. Mu by'ukuri tugenda tureba buri kirenge ku kirenge, tugenda tureba buri ntambwe ku ntambwe uko ibintu bihagaze. Biraza kugenda birushaho kugenda bigenda neza. Burya iyo washiye kugenda ureba intambwe ku ntambwe, ikirenge ku kirenge, mu by'ukuri n'ugukurikiye arushaho kugenda aryoherwa n'amakuru. Niyo mpamvu muri kubona turimo turagenda tumanuka, aho rero FDNB ziri kugenda zitsimba naho ziri gutegera ambushi kuko muri kugenda mubireba tugiye kugenda tubibasobanurira, ndetse n'uburyo nyine urugamba rwabo bari kuruteguramo. Nabo mu by'ukuri bagabye igitero ku mutwe w'inyeshyamba M23, yaba ari igitero cy'urugamba n'igitero cy'amagambo muri rusange. Rero mu by'ukuri turagaruka Uvira indani rwagati mu bice bigiye bitandukanye nkuko muri kwibona. Turajya mu bice bishyashya byatangiye kubera mu rugamba. Mu by'ukuri tuvuye twerekeze ikavumu uko muri kubireba, twerekeze ikavumu ku kibuga cy'indege ahabereye imirwano yashakaga kwigarurira ikibuga cy'indege nkuko bashaka gufata Bukavu ndetse bagafata n'umujyi wa Goma. Twagerageje kumanura drone tuvuga ati reka turebe ahantu ari kubera imirwano naho tugerayo, ndetse dusimbukira mu kanya gato cyane no muri teritwari ya Warikare. Turavuga ati hose reka turebe. Mu by'ukuri Warikare ituwe nyamara nubwo igice kinini kigizwe n'amashyamba, ariko nabo ubwabo mu by'ukuri ntago navuga ko batari mu kazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngaye ngukorera umunyemerero mu by'ukuri tubane muri aya makuru yacu, biraza kuba ari umugisha. Hanyuma ku murongo wa telefone reka maze nakire Pacifique turi kumwangaha nawe mbere ko mbona kuba nakanzika. Ndahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, watangiye ubivuga neza cyane ati ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Niko bimeze, ni nako bihagaze aya masaha. Ibintu bimeze nabi cyane muri teritwari zigiye zitandukanye, by'umwariko muri teritwari ya Warikare. Nyaboneka tubazaniye amakuru akomeye cyane, na amakuru y'ingenzi namaze
namaze kuba nkurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako bitewe n'ibyo MV3 yakoze bitewe n'ibyo FRDC yakoze ni ibiki ugiye kugenda usobanukirwa impande zombi zirahanganye ku rwego rwo hejuru ivumbi riri kugenda ritumuka hanyuma kandi saho gusa tugiye kubabwira kandi ibindi bintu bikomeye cyane biri kubera muri teritwari ya Rubero naho byafashe indi ntera cyangwa se byafashe indi sura urabivuga uko ubishaka kubera yuko urugamba rwamaze kuba rukomera cyane muri kano gace ka Masisi Nyabyondo duherukana tubabwira yuko umugabo bita Janvier Karayiri burya nubwo yaburiwe irengero ariko wazarendo ziwe ntago zaburiwe irengero zirahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ziri kurasa kuri MV3 ariko icyo nababwira cyo mumenye neza yuko ibintu bidakomeje kugenda bigira gute byora muri Rusamambo FDLR zabaye akaraha kajya he byakomeye bwana Nelson aya makuru arimo amakuru akomeye cyane icyo nabararikira jewe abakunzi bacu nukudacika intege ngo bakureho urushinge cyangwa se ntibakubagane ngo bakureho kuri Ruka TV Plus kuri Ruka TV Empire news kabisa hanyuma bagume hamwe bagumane natwe mugiye kugenda mumenya amakuru menshi cyane akomeye ari kuvugwa muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma muri ibyo byose rero nkuko umuvandimwe amaze kugenda bitatura ku murongo wa telefone turi kumwe na Baraka turakwakiriye. Yes, murakoze cyane kunyakira muri Ruka Empire News. Mezute Baraka umugoro mezute? Ya, umugoro umeze neza ari akabeho. Aho ngaho hari akabeho. Hari akabeho, imisozi miremire. Okay, imisozi miremire harimo akabeho. Hanyuma rero tuguhaye ikaze mu makuru yacu y'umugoroba naho rero turi live of course urumvikana tuje mu buryo bwa live abakunzi bacu rero tubahaye ikaze muri agisozi zigiye zitandukanye ndetse nabo rero tuguhaye ikaze kugira ngo turebere hamwe rero umujinya w'umurandura nzuzi umutwe nyeshyamba ugize uravuga ati kubwiyo mpamvu rero twebwe ntabwo turagafuka imvugo rimwe ariko kandi no ku ruhande rwa abada kutugera imbari kumva neza yego ndabumva batugera imbari kumva neza ku ruhande rero mu byukuri rw'ingabo za FDLR nazo bakaba batoroshye bameze nabi bakomeje kugaba igitero kuri M23 ariko nabo amambusha akomeye akaba yamanutse bakaba bagize umujinya baravuga ati rero umujyi wa Uvira reka tuwufate tuwukure mu nzira hanyuma tugwaye ikaze rero uraza kutugera amakuru umaze kugenda udutegurira turebera hamwe mu rusange yego mwavuze ko nyanzuro muri Qatar ndetse n'uyisubiramo oya ntabwo urumva kandi reko dutangiye yes murakoze neza no reka mbe nayivuga imyanzuro muri Qatar ndagenda mvuga amapuwe ku yindi okay mbere ko ujya mu myanzuro muri Qatar okay ni byiza ko uyifite yego ni byiza ko bikabere Uvira ntacyo iyo myanzuro ni byiza ko ifite n'ibindi kubwira hanyuma amakuru ahari tunashyiramo n'udufoto abantu bacu banatureba amakuru ahari imbere y'uko ujya mu myanzuro Qatar M23 igize gutya irasinye right M23 igize gutya irasinye imaze gusinya isinyana na leta ya Kinshasa ubwo duhere ku bya Qatar tubone kuko niho havuye ijambo tombe duhere Qatar niho havuye ijambo tombe nk'uko abantu bakunze bacu bari kubireba bagiye no kubyumva niho havuye ijambo tombe byibuze 91% umujyi wa Uvira uti gute rero M23 basinye amasezerano ntacyo uraje ubivuge iyo myanzuro ivuge nye ntabwo ndi buyivuge uyivuge bamaze gusinya amasezerano leta ya Kinshasa ihise yirukanka baravuga bati muzi byabaye ati muzi byo dusinye ati dusinye ko ubutwe nyeshyamba wa M23 ubu tuvugana ugomba guhita urekura Bukavu ndetse na Goma yego mu byukuri yari amabeshyo ni Patrick Muyaya wavuze ibyo bintu yego yari amabeshyo mbona imese avuga ati ariko ntago nta bana nta mukuru hati binikira ati se ko twari turi kumwe arabyo twadukumvikanye na myozo tujye kujya tugarukaho hati ni gute aba bantu batubeshyeye hati ni gute bitoye bakabeshya ibintu nk'ibi ngibi mu byukuri kandi atari bitari biri muri gahunda bitari byo gute no kubera icyo bavuze bitari byo hanyuma mbere ko byinjiramo ari nabyo bitumye M23 irakari igahita ivuga ngo twe dufashe umwanzuro ko tumanutse mu mujyi wa Uvira tubaze turebe kwanza amasezerano cyangwa se ibyo basinyiye iduha muri Qatar twagiye yes reka tuvuge ku byo muri Qatar basinye iduha
uruhande rwa AFC/M23 ndetse n'uruhande rwa leta mu biganiro bimaze iminsi bibera muri Qatar umujyi wa Doha hari ibyo basinyeho, ndetse turaza no kutinda ku icyo kintu Patrick Muyaya yashingiyeho avuga ngo M23 tuyikinze cy'umutwe. Turaza kugitindaho, turasubira inyuma gato nitumara kuvuga imyanzuro yose. Reka mbere ku wa mbere, agahenge k'intambara mu buryo buhoraho. bavuze ngo agomba kuba agahenge k'urugamba. Icyo bita cyangwa se stress. Kwizerana ku mpande zombi. Kwizerana? Ngo bizerane ku mpande zombi, icyo nacyo kiri mu byo basinye. Ibice bya M23 ngo bikazamo abayobozi bo kubane rwa leta ya Kinshasa. Ntabwo bisobanutse niba ari abahagomba cyangwa ari abaza mu nshingano. Iyi ngingo turaza no kuyigarukaho niturangiza gusoma ibyo basinye. Impunzi zose zigomba gutaha, iki cyanshimishije cyane. MONUSCO ni igomba kuba hagati y'impande zombi. Ahangaha nahise ngira amakenga kuko murabizi ko MONUSCO yagiye ishinjwa kubogamo. Naho turaza guta n'abahagarukaho gatoye. Ibyo byose ngo birangiye hagasinwa amasezerano y'amahoro ya burundu. Ibyo biri kuba cyangwa se amasezerano asinywe mu gihe mu bice bya Gatogota, Ruhunge, Rurambo, Rugezi na Warikare na Kiriba, impande zombi cyangwa se leta iri gutera by'umwihariko abita ibitero bitari kure. Ibyo byose aya masezerano basinye mu gihe nutwe dute mvuze hari kubera amasato, hari kumvikana amasato y'imbunda zitandukanye. Nagira ngo tugaruke kuri ya ngingo Patrick yashingiye avuga ngo abayobozi ba gisivile ba leta bakaza mu bice bya M23. Ibi ngibi nibyo nibajeho cyane, ngira ngo mugire icyo mumbwiraho. Ukiraho uti mu by'ukuri bemeranyijwe agahenge gahoraho. Ubundi amasezerano ya nyayo aba ari amasezerano basinya bagahita bahamagara kuri front line bakavuga ati tugendeye ku byo twumvikanye muhagarike umuriro. Icyo ni icya mbere. Cyangwa se batahamagara byenda birashoboka, bagahita bavuga ati dushingiye ku ngingo iyi ni bitewe n'ibyo twumvikanye imirwano ihagarare. Ibi ni ibintu bisa nk'aho bari barateguye, bisa nko gufata umutwe w'inyeshyamba bakawugira nyine nk'umutwe w'inyeshyamba utagira ubwenge. Uti gute? Bumva ko uko byasa kose ibi biganiro by'aho biba biri kubera bajya ku ruhande rwa leta. Basa nk'aho baramaze gutanga ikiguzi cyabyo. Kuko no matter what bamanuye ingabo ku rugamba. No matter what bari kwataka mu bice bigiye bitandukanye, kandi n'amasezerano byitwa ngo bamaze gusinya. Nyamara n'uwo wamaze kubeshya ngo M23 yemeje ibyo byose, arimo arahamagara akavuga ati mwatakirana, agakomeza kudeployinga ingabo. Mu by'ukuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuvuga ngo mu kanya muri impane bavuze ngo abo bazajya mu bice byabo, abo bayobozi bazajya mu bice byabo na M23 igume mu bice bijyayo. Yego. Urumva ngo amakuru yavuye i Doha atandukanye na leta ya Kinshasa yatangaje. Yego. Ibi rero akaba atari ubwa mbere biba. Ibi ngiye akaba atari ubwa mbere bibaho, aho ndetse na Kisekedi ubwe yajyaga ajya mu masezerano. Ubwo agahita akaza nyine ari kuvuga ati rwose nabyanze, kandi mu by'ukuri yari yavuyeyo. Yabyemeye. Uvuze ngo rero nta mwana nta nyina nta na se. Nibyo ba Benjamin Mbonimpa bavugaga. Ati nta mukuru nta muto bose kimwe. Nta mwana nta nyina. Ubundi bajya kuvuga ngo insina mbi, hajya avuga insina mbi ngo nawe ziri ihene mbi. Ihene ntawe uzirikaho inziziri. Kuko Imana amakosa akomeye cyane. Nuvuga ngo aba ari amakosa akomeye cyane. Ariko rero nanjye nakomeje kugenda ntereraho akajisho ndeba ku myanzuro n'ibyo abantu bari kugenda babivugaho. Ku ruhande rumwe usanga bari kuvuga ngo ni byiza cyane ngo kuba M23 asinyanye amasezerano na Kinshasa, ku rundi ruhande ugasanga abandi bari kugenda bavuga ngo ngibi ngo nubundi buryarya bukomeye cyane kuri AFC 23, ngo birashoboka yuko noneho ngo waba ari umutego karundura wa leta ya Kinshasa. Ariko kandi igihe nanjye nakomeje kugenda nirebera no mu
mu mafoto y'uburyo ki uriya mwami Emile wa Katari yagiye abasinyisha ku mpande zombi ubona ko ari ku gahato kuko uwa Kinshasa yagiye gusinya amubwira ati gibe umuntu w'umugabo wavuye muri Kongo waje mu gusinya amasezerano none uri kwanga gusinya tisinya nta kundi kuntu uri bigenze twaganirije AFCM 23 mu bishoboka ibyo ari byo byose ariko badukaniye ati amasezerano nuko ahagaze kandi nta kiri buhindurwe ati sinya undi biragoye ariko nta kundi ngo byavuye mu mutwe hano kure cyane kuko urabona bino biganiro bimaze igihe kirekire cyane biri kugenda biba hanyuma barabyanze kuri leta ya Kinshasa baranze gusinyira n'ikintu na kimwe none iyo byageraga ku kintu kijyanye no kuvuga ngo impunzi zose zitahe wabonaga ko nacyo ari ikibazo gikomeye cyane ariko ku nshuro ya nyuma kabisa umugabo ngo yasinye kuri Burembe ngo yagiye gusinya byakomeye cyane ariko amakuru meza hari nuko basinyanye amasezerano ariko nubwo bayasinye ku mpande zombi ntago aratangira kubahirizwa bategereje kubikofurima bari nyuma y'imisi 7 gutyo hagataho munyemerere tubanze twinjiye mu rugamba rw'uyu munsi none tujye muri update nibwo tumenye uburyo bwo kuza tumanuka n'ibi by'idoha kubera ko urugamba rw'uyu munsi ruraduhereza ishusho y'aya masezerano basinyanye ndetse n'amasaha urugamba rurangiriyeho cyangwa se batandukanyijwe nijoro n'umwijima kubera ibiri kuba hariya munyemerere tubanze twinjirane Uvira abantu badukurikiye reka twinjirane mu mujyi wa Uvira ngira ngo barabireba twinjiye Uvira sasa ubwo abari kuri screen barimo kureba uburyo twinjiye umujyi wa Uvira mu mujyi wa Uvira mu bice twababwiye twagerageje kumanura drone zacu tugerageza kureba uduce turi mu rugamba tureba aho FDNB yatakiye uyu munsi ikataka umutwe nyeshyamba wa M23 tubona agace gashyashya navuga karimo urugamba agace gashyashya twavuga karimo urugamba harako twaboneka kegereye gato cyane Kiriba uvuye Kiriba ukinjira indani mu mujyi wa Uvira biravuga ko FDN bizahatangiriye bamwe mu bakomando ba M23 bashaka kumenera binjira mu mujyi wa Uvira indani rwagati mu byukuri bagaragaje kubarasaho urufaya rw'amasasu menshi ariko biza kurangira bagaragaje kubahagarika muri rusange basubiza inyuma icyo gihe ikintu yakoze isubira inyuma gato cyane muri Kiriba iba nk'ikoze repli strategique imaze gukora repli strategique iragenda ijya kwitsimba ahantu mu misozi ho gato cyane ya Kiriba iragenda iritsimba abacancuro nabo baba baramanutse bari bamaze kurekinga nkuko abadukurikiye bari kubireba bari bamaze kurekinga aho M23 igiye kwitsimba cyangwa se igiye kwihisha bamaze kuharekinga bamanuka ari igihiriri ngira ngo bamaze gupanga baravuga ati uko byasa kose uyu mutwe nyeshyamba ntago tuza kuwataka gutyo biramupangu tugomba kuwataka twahinduye strategy y'urugamba strategy bahinduye nukujya bataka igihiriri nta kugenda umwe kugira ngo byibuze M23 nibabona itinyemo igihiriri niba M23 nibabona itinyemo ibyo byose niko byagenze ntago bigeze ntago bageze bavuga ngo baragenda umwe bamanutse ari igihiriri uko kugenda kw'igihiriri rero bivuga ko ngo M23 yari yamaze kubabona nta kindi cyabaye rero uyu mutwe nyeshyamba wabarasheho urufa rw'amasasu akomeye cyane abacancu bageze kuri 6 amakuru dufite basiga ubuzima FDNB 8 basiga ubuzima ntibivuze ko ku ruhande rw'inyeshyamba aho naho batatakaje ariko murabizi inyeshyamba zitakaje ntabwo tumenye umubare wazo kuko nimba ari ikintu cya mbere bacyadanje bakora nuko kugerageza kurinda mahiti yabo cyangwa se inkomere yabo kabisa ikintu cyabaye aho ngaho rero amakuru tufite nuko habaye imirwano ikomeye cyane FDNB zigasubira inyuma muri ka gace ka Hwezi gafatanye na Kiriba ako gace yuvuye Kiriba yukarenzeho gato cyane utukanibaza ngo ubundi gute M23 yarenze Kiriba ikajya muri kara gace uvamo uhita winjira mu mujyi Uvira rwagati niyo mpamvu abantu twababwiye ati tombe byibuze Uvira 91% kubera iki 91% nimba uyu mutwe nyeshyamba uri kugerageza nkuko muri kubikurikira ukinjirira akano gace ka Kiriba kakagera mu kagasoza warangiza ukinjira muri kano gace gafatanye na Kiriba kinjira mu mujyi wa Uvira bivuze ngo M23 isa nk'iyamaze gucira inzira abagenzi babo no kubona ko byose bishoboka kuko isaha n'isaha umunota ku munota
bari bwinjire umujyi wa Uvira. Tugendeye ku itangazo M23 imaze iminsi ikize hanze binyuze kuri Lawrence Kanyuka wari warakaye avuga ko ngo biteguye kurwana, biteguye no kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ibyo byose rero uko byasa kose ibyari mu masezerano impamvu Baraka ku mpande zombi nawe Pacifique biragaragara ko bari babizi, sibyo? Bari bazi neza ko bazasinya amasezerano, nyine aya masezerano basinye bari babizi, yaba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse na M23. Yes. Bari bazi ngo turasinya iki. None se nimba bari bazi ngo turasinya iki, urugamba M23 kabiri kwatakije gufata umujyi wa Uvira, urashaka kumbwira ko aya masezerano hari agaciro turi buze kuyahereza? Arahagarika urugamba, arahagarika intambara? Agaciro ntiwabura kukayahereza bitewe nuko yasinywe ku mpande zombi, nta witoye ngo ajye gusinya atazi ibyo ari gusinyira. Birashoboka yuko M23 yahagarika imirwano na leta Kinshasa igahagarika imirwano. Gusa ikibazo gihari ni reka nyine nkusobanurira nanjye uko ndi kubyumva. Ikibazo gihari M23 kuba yayihagarika yo birashoboka kuko nundi basanzwe bayihagarika. Ahubwo ikibazo gihari ni leta Kinshasa mu gihe bari mu biganiro yo yari iri kugura bacashuro beshi cyane. Ikindi cya kabiri leta y'u Burundi igisirikare cyabo FDNB kifatanyije n'intera hamwe zino n'ubundi za FDLR zabarizwaga mu ishyamba rya Kibira, abarenga 524 turabizi neza cyane. Umusibejo barinjiye binjira urugamba, aba mercenaires basanga 7,000 binjiye urugamba muri Uvira ndetse no muri Warikare. Ibi rero bigaragara neza cyane cyangwa se byerekana neza cyane yuko iby'agahenge ntako, urugamba rurakomeje. Nubwo bari mu biganiro n'amasezerano akabasa nkaho yasinywe, biragaragara yuko nta byo kuvuga ngo bagiye kubahiriza ngo agahenge gahari, kuko urugamba twe turi kurubona ahubwo rwatangiye guhumura. Nk'ubu tuvugana mu gihe bari gusinya amasezerano, urugamba rwari rukomeye cyane hano muri Gatogota. Hano muri Gatogota hari harimo urugamba ahantu bita Sange, aba mercenaires bari bameze nabi cyane. Ahantu bita mu Minembwe za Rurambo, iyo za Mwenga ndetse na za Mfizi hose hari harimo urugamba. Abasirikare basanga 370 baherutse kuza baturutse hari muri za Karemi baza hano muri za Mfizi ndetse nano muri za Mwenga baza guhangana na Twirwaneho, twarababonye. Ibi rero bigaragaza yuko leta Kinshasa nta bijyanye n'imiyaga bafite, ntabyo ibyo kuvuga ngo M23 ngo barahagarika imirwano. Oya, Kisekedi wewe ibyo nabimubwiye mushobora gushwana nubwo yasinywe, ariko n'ibyandi byo kuvuga ngo amahanga bayereke yuko leta Kinshasa itigeze inanirwa kuganira na AFC M23 ko hubwo M23 ari ikomeje kugenda igira gute igaba ibitero kuri FARDC, kuko niko bajya babigenza. Iyo babonye bikomeye, iyo batatse M23 bahita basohora ikintu cy'igitangazo hanze bakavuga ati M23 iri kutugabaho ibitero. Mu gihe M23 ivuga ariko ntibumvwe. Ubwo rero birumvikana ko simbizi turabihanze amaso nk'abanyamakuru, ntabwo turi bufate imyanzuro, ariko icyo ndi kubona nk'imboni y'umunyamakuru cyase nk'ijisho ry'umunyamakuru, ndi kubona ko urugamba ku ruhande rwanjye ndi kubona rukomeje bwana Niriso. Unyemerere mbanze mbabwire icyo kintu uvuzeho. Iyo mirwano yabaga saa 5, mirwano iki gihe basinyaga amasezerano i Doha, iki gihe muri East Africa cyangwa by'umwihariko i Kigali hari kuba saa 5 zuzuye. Nicyo haberaga imirwano yose Pacifique agiye avugaho mu buryo bw'incamazi. None amasezerano asinywe, imirwano iri kuba. None ubu natuvugana saa 12, ikintu numvise ho na Nelson yakomojeho ni M23 iri kuva Fizi iyerekeza Uvira, ariko ntiri mu iyo nzira ntabwo hari kumvikana amasasu, gusa ni amakuru avuga ko iri mu muhanda umeze gutyo nyine uva Fizi berekeza Uvira. Yes. None aho ngaho mpita nibaza ikibazo, igihe baba bakucuranye aya masezerano azatangira kubahirizwa mu minsi 10, ku buryo ubu ngubu barwanye nta kibazo cyaba kirimo, cyangwa barwanye baba bayadobeje. Mumbwire muri rusange amasezerano n'ubundi bajya basanzwe bayasinyana n'ayagahenge ariko nikubahirizwe. Amasezerano kuba bayasinye ariko ntago aratangira gushyirwa mu bikorwa, bivuze ngo imirwano iracyakomeje. Urindi uvuga se ngo katangira kubahirizwa mu gitondo, uraza kumva icyo twita umuripuko mu gitondo isaa 9 cyangwa saa 10. Ahubwo ntago ari mu gitondo, kuko mu kanya saa 12:05 gutyo
ubwo nibwo mugiye kumva nari ndimo niyumvira ikintu cyitwa urukopo ahantu bita mu mikenke twirwaneho na Wazarendo n'izi nterahamwe zaturutse i Burundi ari mu ishyamba rya Kibira A1 rwambikanye twirwaneho ariko ngikoza akazi gakomeye cyane mu bijyanye no gucunga umutekano w'abasivile hariya muri biriya bice bya za mikenke. Ariko reka nkubwire bwana Baraka, ibintu ntabwo byari byoroshye. Icyo nabonye cyo nuko bano basore batwirwaneho batagifite ubwoba habe na gatoya, barabizi neza cyane ko batirinze nta wabarinda ntawe. MV3 kandi iracyari kure yabo, ara muri za mikeke ntago bari hamwe. Ubwo bivuze ngo nibo baba bagomba gukora iyo bwabaga, niyo haboneka ubutabazi bwa MV3 bushobora kugera hari abukererewe. Ubwo rero nibo bagomba gushyiramo imbaraga. Tayari anga bahakubita ikintu cyitwa umusirikare wa FDS, navuga umusirikare bakubita intera hamwe na Wazarendo zinozo kwa zinoza nibari yakutumba nibari Foka Mike uyu mugabo nawe utameze neza kabisa, umeze nabi cyane kubijyanye n'urugamba, barakubiswe ku rwego rwo hejuru. None ngo imirwano yahagarara ruteze kandi no muri rurambo iri bari kurwana. Dore ko n'imigabane itahagarara. Nkuko abakunzi bacu bari kurira kuri screen barabona ko nkuko nababwiye imirwano yari yafungiye hano muri Ruberizi. Iyi Ruberizi uyinjiramo uvuye anga muri Sange. Iyi Sange twari tuzi ko byibuze MV3 izabihagarariye hafungiye. Kumbiyo nayo yanze gutuza, iravuga ati reka tuve reka yafungiye muri Ruberizi, abandi basirikare baraza bafungira ahangaha Sange, abandi bafungira Runingu, abandi bafungira ahangaha Kiriba, bafungira Kiriba, abandi uretse nkwereka kandi ahantu bafungiye. Nize ko kuri screen barimo baragenda babireba, uretse gaturebe. Abandi bafata iyi nzira, urabona hano munsi ya Runingu ndetse na Kiriba hari akayira, abantu baza kukitegereza, hari akayira gakomeye cyane gasaga n'agayukanga mu kiyaga muri Tanganyika. Bavuga ko ngo bamwe bamanutse anga munsi ya Kiriba baragenda bajya kwitsimba. Bavuga ko gahunda ari ukujya gufungira ahangaha mu gace bita Kawezi. Sinzi niba bari ko kareba aka gace ka Kawezi, kugira ngo ukagereho banze guhita bagenda inzira imwe. Baravuga ati nitugenda inzira imwe ari nako bafatemo karabacancuro hano muri Kawezi. Wumva ukuntu MV3 ari bari ku rundi rwego, bari kurushinga cyane cyane za FDNB. Bafungiye ahangaha muri Ruberizi uva muri Ruberizi winjira Sange, urumva ukava Sange winjira Runingu, ukava Runingu winjira Kiriba ukavamo winjira Kawezi. None baravuga ati nitugenda umurongo umwe bashobora kuturasa. Baravuga ati reka tumanuke hasi dusa naberekeza kuri kano kagezi gasuka muri Tanganyika tuhitsimbe. Anga mucanco ntiyarahazi. Bavuga ko kandi iyi Kawezi barayivamo bahita binjira umujyi wa Uvira. Urambwira ngo MV3 yava muri ibi bice yamaze gucakira, yamaze kuryamamo, yaragize ngo igiye gusubira inyuma. Ari wowe ibyo bintu wabikora ngize ukuri. Kuko n'ubundi nta kiza gihari. Ngiye rero nkurikije uko myumva bwa Nelson, MV3 ko bavuga ngira kurekura gace ntabyo kurekura bafite, kuko nibakavamo bone barabivuze yavuga ngo nta gace na kamwe ntako bagomba kurekura. Niyo reprise strategique nawe ntago bongera kuyikora. Gahunda buri wese n'ahari, hanyuma amasezerano ashyirwe mu bikorwa. Nibitabibyo ubwo mama 23 iraba yongeye kubona indi mpamvu itumirwa. Ngiye narivugiye ngo MV3 ikenera impamvu imwe yo kurwana kugira ngo yigarurira gace. Ndivugira nanone ti Uvira ntago igihe cyayo kiragera, kuko nta mpamvu nyamukuru iragaragara yo gutuma bahita bafata Uvira, kuko amahanga turabona kameze nabi. Ati rero M23 ikeneye indi mpamvu imwe gusa nk'iyo yakeneye ijya gufata Goma, ni nayo ikeneye ijya gufata Uvira. Hanyuma amasezerano ntubona ko bayasinye, niba birengaho nyuma y'igihe bahanye ko agomba gushyirwa mu bikorwa, ibitero bikakomeza kugabwa kuri MV3. Ni itangazo rimwe Uvira itivamo. Bose bazirwa kira rindi tangazo kandi n'ubundi bamaze MV3 izatangaza nta gidatangaza ahubwo ubu tuvugana izongera itangaze yuko bakomeje kugabwa ibitero n'umwanzi wabo na haduyi wabo, ubwo nyine leta Kinshasa, ko niba badahagaritse ibitero bagiye gufata umujyi wa Uvira. Nkuko birwanaho rero ntibabona bapfa ngo bagume hamwe, bagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo nabo birengere. Ubwo gahunda yo kwirengera yabo ni ukujya kwataka aduyi, bakajya kuzimiriza ibikoresho cyangwa se intwaro ziri kubarasaho aho ziri guturuka. Ubwo niko kujya gufata nyine umujyi wa Uvira. Bitabaye ibyo ngibyo rero
FARDC ntigabe ibitero kuri M23 nayo M23 ntiyaga ibitero kuri FARDC ariko icyo mbona cyo ni leta ya Kinshasa sinyanya amasezerano na M23 ariko si leta y'u Burundi irasinyana amasezerano n'ama 23 so rero birumvikana ko FDNB nayo urana ko nta gahenge none se ko ari kwataka FDNB ko ntari kubona FARDC yataka ega FARDC ataka se ko yose ari uzose ari coalition hari FDNB hari na FARDC baratandukanye nta nubwo bari kurwanira hamwe ntago basa nkaho bunze ubumwe abari kurwana cyane n'abari kugaragaza imbaraga ikibazo bakigize icyabo ndabara igisirikare cy'u Burundi ikibazo cya M23 cyabaye cya leta y'u Burundi kuko ubona yuko FDNB ariyo mwanzi M23 ari umwanzi ukomeye cyane ku basirikare b'u Burundi ubwo ngo abasirikare b'u Burundi bo bagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo babashe guhashya M23 tena banayambure ibice yigaruriye kuko nibo bari gushyiramo imbaraga Baraka M23 asubira inyuma cyane isubira inyuma M23 isubira inyuma kubera ko isubira inyuma bahita bayikorera ibya furambi muri amasezerano nubwo harimo ibintu ngo kwizerana nyine birasaba ko wese agumiwe ntihagire uwataka undi kuko niba bavuga ngo M23 isubira inyuma ngo ni ukwizerana urumva ko abajemo kubogama kuki se batavuga ngo leta yisubira inyuma bizerane leta yasubiye inyuma ibyo ntibishoboka bwana Baraka ibyo ntibishoboka nese leta irasubira inyuma kandi iri kurwanya ibyihebe iri kurwanya abanzi babo M23 urumva byashoboka bombi nta n'umwe uri busubira inyuma nk'uko ngo nyuma yabivuze buri wese aragumiwe noneho ayo masezerano yubahirizwe nta usubira inyuma muri rusange bose baraguma hamwe ahubwo hari ikibazo kimwe nagize aya masezerano avuga gahenge kuki arasinywe n'ubundi hagati ya leta na M23 mwibuke neza mu masezerano yagiye abaho yarasinywaga noneho abantu bo muri Wazalendo bakavuga ati ni FARDC na M23 basinye si twebwe noneho bakajya gutera ibyo bintu barabipfuye cyane n'ingabo z'u Burundi hakabaho gusubiranamo sintekereza neza ukuntu FARDC ishobora kudatera ariko Wazalendo igatera ni gute se M23 yareka kwirwanaho yego nta munsi n'umwe M23 azirwanaho kandi gahunda ihari niyo kugerageza gutabara abaturage nk'uko bamaze kuba babyiyemeza nta niko tuza kuba tubitindaho biragaragara ko namaze kubona mu by'ukuri nka nyuma y'amasezerano y'amahame yashimwe na M23 abakora bavuga ko leta ya Kongo ibi ndetse n'ibihugu byinshi ndetse n'abayobozi benshi ko bashimye intambwe urugero nka perezida w'u France Emmanuel Macron yashimiye intambwe agira ati ndashimira amasezerano y'ingirakamaro yashinwe na Kongo n'umutwe wa AFC 23 binyuze mu buhuza bwa Qatar n'umwami wayo ariko kandi aravuga ati ku baturage ba Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari iyo ntambwe y'amahoro yongeye kuzana icyizere n'ubwizerane Ubufaransa buzakomeza gushyigikira ibyo bikorwa by'amahoro leta z'ubumwe za Amerika nazo zashimye abayobozi ba Qatar ndetse n'impande zombi basinye amasezerano y'ibyibanze hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 kubw'imbaraga bashyize mu rugendo rwo kugarura amahoro bakomeje kugira bagize bati turashikariza ko hakomeza kugerwaho intambwe nziza hagamijwe kugarura ububasha bwuzuye bw'igihugu guteza imbere imiyoborere isaranganye kandi itarimo ivangura ndetse no gufasha impunzi n'abimuwe gusubira mu byabo umutekano usesuye ibi bintu bizagerwaho ntibizagerwaho mu mboni z'umusesenguzi muri rusange mu ncamake ndamutse mvuze ko bitazagerwaho nshobora kuba kutagerwaho byaturuka kuko impande zombi zakomeje intambara zanze gushyira mu bikorwa aha ngaha no kuvuga ngo iyi ntambara iri gututumba n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye izi ngabo zadipolowinzuwe na leta nizigaba ibitero kuri M23 ibi byose bari kuvuga ntibizabaho nk'uko mbibona kuko M23 izahita yirwanaho intambara ikomeza ikagahenge kabi kaburijwemo kabi kabaye igihuha nyine ni ukuvuga ngo kugira ngo ibi byose bibeho birasaba izi ngabo zadipolowinzwe zaje kurasa M23 ziguma hamwe mu birindiro ntizisohoke kandi nanone n'abazareno ntibitwaze ngo sitwe twasinye n'abarundi ntibavuge ngo sitwe twasinye turi kurinda Bujumbura twirindira Uvira bose impande zombi nabo bacancuro bose bakaba baretse bakareba igihe cy'agahenge kikarangira bakareba niba habaho gusinya amasezerano y'amahoro ahoraho icyo nicyo cyonyine gishobora kubaho naho ubundi igihe cyose baba bateye ibi byose bya leta biba
byahita biburizwamo ariko se reka munyemere tunagaruka gato cyane turebere hamwe uyu mugabo yazanye umucancuro 7,000 yaguze drone twumve yaguze drone icyo ni icyambere yazanye umucancuro ari guha amafaranga ntari bumve ngo hagarara icyo ni icyambere gatatu nubwo bitagaragara hari ibihugu biri inyuma y'amasezerano ya Tshisekedi bumubwira ati uribeshye ni kuyibi urumva igihugu gitanze aturibeshya tukabura umugati tukabura aho dukura umugati iyo mikino yireka niyo mpamvu agumya kudeployinga na Neva nawe agumya kudeployinga akazana ingabo none se bari gusinya agahenge bakongera ingano ibihumbi n'ibihumbi none se baramutse basinya ku gahenge kakagumaho umucancuro bamuhiki bamubwira ngo genda ni ukuvuga ngo karamutse kagumye kakubahirizwa ikiraka icyo cyaba gipfubye yatwara yo yari afite ariko haramutse hariho kontara y'igihe runaka bamwishyura agendanye na kontara yose agafata amafaranga akigendera urumva nyine akazi ko ntibamurenganya ntiyanze kugakora yakishyuza amafaranga ye akayajyana nubwo nta kazi yaba yakoze kubera amasezerano yaba ari hagati ya leta n'uyu mucancuro uyu mucancuro ntabwo yazinga ngo agende gusa batamuhaye amafaranga bamuha amafaranga n'ubundi bavuganye agayapakira akigendera ku mahoro ubwo nyine ikiraka cyaba gipfubye leta ya Kongo yabimeze nk'aho yari kubakinisha ariko uribuka ko M23 yo icyo yakoze yategetse itagiye igiye gusaba uribuka ko yavuze ati twebwe ikintu cyonyine gihari ni ukuduhereza Nord Kivu na Sud Kivu tukabiyobora imyaka 8 ati bitari ibyo ngibyo nta kintu kiri bubeho murabyibuka none se n'abana bavuze ibyo bintu M23 oya abana n'ubundi kwagenzura byari ngombwa ikindi cya kabiri abantu babyumve neza nimba bagiranye amasezerano bagiranye ntawe ariyo baza gutangaza icyo cyo ni ikihe cyizere bavuze ngo kwizerana ngira ngo n'amahanga abyumve aho ntugire ikibazo kubera ko uriya bitangaje Muyaya ntabwo yagiye muri delegasiyo yo ku ruhande rwa Kisekedi ntabwo ari mu bagiye ahubwo abagiye dutegereje icyo bashyira ku matwita yabo cyangwa se kuri X zabo ariko nanone muri rusange urabona Mbonimpa wo ku ruhande rwa M23 abagiye bagiye kuri tere bari ku iyo meza bari gusinya ayo masezerano nibo batubwiye ukuri kwayo noneho ntabwo ntiwabihuza cyangwa ngo ubihe agaciro kangana n'ibya Muyaya wibereye Kinshasa ntabwo wabiha agaciro kangana kuko umuntu uri kuri tere buriya bari kuri tere ni ukuvuga ngo ukuri kwa nyako kuri gutangwa n'abantu bari i Doha ibyaringanira n'ibya balansinga ntibyagira agaciro kangana muri rusange nuko nabivuga ni ukuvuga ngo abantu bizere ko bizera ibyo abari i Doha bari kuvuga bari kwizera ibyo bari Kinshasa bari kuvuga kuko biriya ni ibisanzwe na Kisekedi aribikora ari we nyiri igihugu ngira ngo twabigarutseho mu kanya gashize yego ngaye nguko nuko byagenze katwigira mu mirwano ibyo nyine amasezerano yabaye ibyo kuvuga ngo basabye ngo M23 ngo kurekura ngo Bukavu na Goma ibyo masezerano ntabyo twabonye ntabirimo byose nibyo Patrick Muyaya yahise atangaza ngo twatsinze ngo M23 ngo yemeye ngo kurekura Bukavu na Goma twayikubise icy'umutwe ngo twayushije byose ngo tuyikubise icy'umutwe ngo turayirangije oya mu nyuma y'iminota 32 Patrick Muyaya amagambo yari yanditse atangaje ku rukuta rwe rwa X yahise yasiba delegite arangije yasimbuza avuga ngo habayeho gusinyana amasezerano ku ruhande rwa leta na M23 ko imirwano igomba guhagarara M23 ibyo kuvuga ngo ive mu bice si byo mu byo basinye birimo ntago birimo agira ikintu cyo guhubuka yahubutse arandika ariko yahise yisubira uretse ko ntago twavuga ko aba yahubutse ahubwo buriya ntabwo kugira umuvugizi utazi kubeshya uriya mugabo urebye ku ruhande rwa leta Kinshasa akoze akazi kanakomeye cyane urangiye umuntu uri mu nshingano ziwe ntago namutesha agaciro ngo muvuge nabi inshingano urimo nizo zikwemerera gukora ibyo ukora ibyo ari byo byose bibe bizima cyangwa biba bibi upfa kuba uri murengera igihugu ibyo yakora ibyo ari byo byose rero avuge M23 nta cyaha yabakoze nashaka avuge ngo M23 ngo twayikuye muri Goma we niwe ku giti cye yibeshye kuko abari kuri tere babibona bitandukanye we n'ibyo abavuze ariko niko kazi kiwe no kurema abaturage agatima
none se leta yakicara ikavuga ngo ibice byose biri kugenda, akagenda avuga ngo ibice ngo biragiye ngo muvetura ngo mu biganiro twasinyanye yuko ngo iguma mu bice byayo ngo ubwo ngo ikakukana. Abene gihugu bose siko bakunde muvetura. Ikindi hari n'abatazi iriya Goma, hari n'abatazi Bukavu, baba bagomba kumva uko bimeze. Niba bumva ko igice kimwe cy'igihugu cyabo kiri kugenda, urumva ko tena birabababaza. Ubwo rero bagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo abandi bari mu bindi bice no mu zindi ntara za Kinshasa akora iyo bwabaga barimo agatima, hanyuma bumve ko leta hari ikintu iri gukora nyaboneka. Kuko kuvuga ngo leta ngo bambu igice runaka, uziko buriya uvuga ngo ni wacu bazahagera, uhita utangira kugira ubwo uvuga ati ni wacu bazahagera uko byagenda uko ariko kose n'aba barwanya b'imvuvetura bazaza natwe badusange hano, cyane ko ibyo babavugaho bitari byiza. Buriya wakugeza ahantu wenda nk'Kinshasa ukumva urwego bafatamo M23 babafata nk'abantu babi, nk'abagome, abakorone, ibintu bibi bibaho ku isi nibyo bashyira kuri mvuvetura. Ubwo rero kumva ko abanyekinshasa bamenye ko leta yananiwe kurwana n'aba barwanyi bayo mu 23 bakaba bari gukubitwa nabo, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero Patrick Muya yabagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo agaragarize abaturage yuko leta iri mu kazi gakomeye cyane, hubwo yanabakubise yanabamaze. Ibyo ngibyo abagomba kubikora, kuko atabikoze inshingano zazimunaniye. Ntago yajya aranga ajya atangaza ngo urumva ngo byagenze ukunuku ngo FARDC ngo nta kitagize ngo irataka ngo ariko biza kurangira ngo batwambuye Uvira. Yebe data we batamukura mu nshingano, agomba kubeshya, niko politike ikinwa. Ariko ibyo nabyo bishobora kugira ingaruka mbi ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, kubera ko uko bakomeza kubeshya bavuguruzwa, umuturage aragenda yo abafata nk'abanyabinyoma. Uwo muturage bari kubwira aragenda abona ibinyoma byabo. Urumva noneho ubutaha nibajya bavuga, niba navuga n'ukuri, umuturage usanzwe ubazeho kubeshya umaze kumva ibinyoma bitatu bikurikiranye ntazizera uko kuri bari kuvuga, azagira ngo nabyo no kubeshya. Iyo ni ingaruka ishobora kubaho ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, kuguma babeshya ngo kubera ko bitwaje ngo niko aribo social media bagera ku baturage babo no ku bantu b'Iburayi, baguma babeshya. Buriya n'abari abantu b'Iburayi nabo baba bari kwikurikirana hafi, nabo baraguma babone neza ukuri uko kumeze. Ibyo nta kintu bitwaye M23 kubeshya bagabanyomozwa, ibimenyetso bikerekana ko abayobozi ba Kinshasa bari kubeshya. Ibyo ni bikomeza kugaragaza ukuri kw'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Dukuvuga ngo nakomeza kubeshya gutya mu nyumuza nabeshya gatatu kangahe, M23 nivuga iti bari abantu barabeshya, baratugirira nabi, barangiza bakaza biyerurutsa bigira abari mu rugendo rujya mu ijuru. Umuntu uri kure cyane haba mu bice bya Kongo, muri Afurika muri rusange, ashobora kuzahita byumva ashingiye ku bindi binyoma byagiye bibanza mu minsi yashize. abari hanze bo amakuru baba bafite gatanu kuri kagenzi kako, ahubwo imbere mu gihugu buriya niho bibera. Bari imbere mu gihugu kuba uri hanze ntacyo bitwaye, ahubwo umuntu uri imbere mu gihugu bwana Baraka abagomba kumva amakuru meza ku gihugu cye, kuko umuntu uri hanze n'ubundi abari hanze ntibiba biteze kumugeraho. Uri hanze afite ubwoba bwa bene wabo, ariko uri imbere mu gihugu abavuga ati ndahungira he nibaramuka bangezeho, cyane ko M23 batayivugaho ibyiza. Niyo mpamvu rero uyu mugabo avuga ati uyu munsi reka nze mbeshye, ariko ejo nzagaruke mbabwira andi makuru wenda asa nk'agaragaza ko ku mpande zombi nyine turi kugenda tunganyanganya mu kuntu, kandi ko nta bice byinshi biri kwigarurirwa. Ariko birumvikana ko no kuba yasibye ubwo butumwa bwiwe bishobora kuba bifitanye isano n'igitutsi yabashyizweho n'abagenzi be. Aho twahereye tubeshya na n'ubu ngubu wakihanganye ukabushyizemo pose kugira ngo isi ireke kutubona nabi, kubona isi yose yari duhanze amaso. Muri rusange ndumva ari igitutu cyaba cyabiteye, kuko simamya neza ko yamaze kwandika ako kanya, cyangwa se abantu bamwe batangiye kubusoma akahita avuga ngo reka mbisibe, nta muntu umushyizeho igitutu. Uzi impamvu yabisibye se? We yabishyizeho mbere y'uko amatangazo ajya ahagaragara y'imyanzuro yavuye mu isinya ry'amasezerano. We yabitangaje mbere, yabyinnye mbere y'umuziki, yatangaje ibyifuzo bye. Hanyuma abonye bisohotse by'amasezerano bisohotse, aravuga ati mbaye wande noneho ko bigiye kuncanga, yibagiza yuko abagiye bayafotora ibyo yanditse bihari. Arangije ahita bisiba, ahita yongera arandika, yandika noneho ibyavuye mu ibyo biganiro naho muri ayo masezerano.
urumva yivuguruje kugira ngo wenda bene gihugu batamubona nabi, ariko ibyo yakoze byose kwari ukurengera igihugu bwana Baraka. Yes, birumvikana, ariko nanone hari andi makuru angera avuga ko bano bantu bidoha bahagarariye uruhande rwa Kinshasa ngo ubutumwa bandikira abantu b'Kinshasa bababwira ati turabona bitugoye rwose, turabona bikaze kuba twasinya amasezerano, ibyo M23 iri kudusaba rwose biratugoye, namwe murabizi tubigenze dute. Anga abantu b'Kinshasa bababwiye ngo murabizi ko mwagiye guhagararira igihugu ngo kibone amahoro, nimutanga ikiguzi cyose gisabwa, nimusinye kwa ayo masezerano, ariko dusatire ku mahoro. Ubwo butumwa ngo nakuvuga ngo mbabwiye chat ntoya yabaye hagati mbere yuko basinya amasezerano. Mwibuke mu Rwanda i Kigali hari ku isaha y'isa 5 zuzuye, nibwo basinye ayo masezerano. Mbere gato y'isa 5 rero ubwo yenda mu Rwanda hari nko mu gitondo, nibwo bacase iyo message bahanahana amakuru babwirana gutyo, bavuga ko bibaremereye. Abandi nabo bati mwagiye kuduhagararira, ngaho ni mu bikore nyine, nta kundi ibyo bari gusaba ni mu bikore. Ariko muri rusange byarangiye bibaye, ari nabyo turi kuvugaho uyu munsi wa none. Yego nuko rero mu by'ukuri nuko niko urugamba uyu munsi rwagenze. Hanyuma munyemerere twinjire ahangaha muri Kavumu uko urugamba rw'uyu munsi. Hari imirwano yazindukiye ku kibuga cy'indege Kavumu, aho abazarendo bashaka kwisubiza kino kibuga cy'indege, kuko hari proje yo kwisubiza ikibuga ndetse no kugira ngo babone uburyo bataka Bukavu ndetse na Goma. Ikintu cya mbere cyo gukora ngo ni ukubanza gushaka indege ndetse n'ibikoresho bigomba kugwa kugira ngo babashe kwataka M23 iri hano Bukavu, ariko bayibereye ibamba, ikibuga barakiyima ndetse biza kurangira abazarendo bari batatse mu by'ukuri basubijwe inyuma, abandi bafatwa mu matekwa. Ariko kandi nkababwira ko andi makuru twamenye nayo ko mu Rurambo hakomeje mu by'ukuri kubera imirwano ikomeye cyane. Mwebwe muvuga iby'agahenge, Rurambo ikomeje kubamo imirwano iremereye, aho bari gukoresha intwaro ziri ku rundi rwego ndetse inini n'intoya, hagafatirwamo n'amatekwa nyinshi cyane muri Uvira, ndetse yewe n'intwaro za machine gun nyinshi zikaba zarundanyijwe, FDLR nyinshi zikaba zafashwe isaha n'isaha zishobora kuba zazanwa mu Rwanda. Barundi bambutse ku munsi w'ejo bajya kuri 529. Ubu ngubu amushobora kukubwira ko hasigaye ibice, hasigaye bake cyane, abandi ntumbaze ngo bagiye he, kuko bivugwa ko ngo ntago hari abasirikare bari baratojwe, basaga nk'ababahuye kuri tele. Yego ngayo nguko rero azaho kugira ngo n'abasirikare b'abarundi ni intera hamwe, ni FDLR. Barana ba FDLR nagara abasirikare se ba 500 Neva yakongera kubatanga. Erega menya yuko Neva bamwegereje, urugamba niwe ruri gusatira kandi agomba kururwana uko byagenda uko ariko kose. Mubango rero nta bandi bahaje badasanzwe, naba basirikare cyane isi nizi ntera hamwe zino n'ubundi zavuye muri Kongo zigiye guhabwa imyitozo muri Kibira. Abo ngabo nibo basanga 524 baje, gusa ngo hari abandi basigayeyo kandi batari bakeya, kuko urabizi neza cyane hari hateraniye abasirikare ngo bari basanze hafi 5,000 bari bafite uriya mugambi navuga ko utari mwiza batashyize mu bikorwa. Rero tuvuye aho muri teritwari ya Walikare naho hakaba habaye urugamba muri teritwari ya Walikare nkuko nababwiye. Reka turebe i Walikare uko hameze, reka turebe Walikare rero ngiyi iraje. Yego Walikare ngira ngo urugamba rwabayemo rwabaye muri ibyo bice mu by'ukuri za Inyasi ndetse na Mubanda, ndetse uva mu Rwanda werekeza Wenga, mu by'ukuri uva Wenga werekeza Ngano, uva muri ibyo bice mu by'ukuri Walikare rwagati bivuga ko abagiye Nyasi kano gace ka Nyasi ahangaha urugamba rwabaye urugamba ruhinana cyane, ndetse bava kano gace ka Nyasi bajya kandi gace bita Lowa. Uguvuye hano gace ka Nyasi uzangaha Lowa rero wasaga uri kwerekera nka muri Walikare centre cyangwa se ugiye kujya muri Walikare centre. Amakuru avuga ko rero habaye urugamba rukomeye cyane, ndetse nongere nkubwire ngo urukomeye cyane, ariko ubu tuvugana umutwe w'inyeshyamba za M23 ntago wabashije kubikora. Ariko kandi hakaba hari ibice byari birimo ingabo z'abacancuro bamaze kuba bagutwa n'inyeshyamba za M23, bakaba amakuru twamenyeyo kare ari uko bagoswe, ariko tukaba tutaramenya ngo ese nyuma yo kubagota babafashe, nyuma yo kubagota hari ubwo babarasheho, cyakoze aya makuru yo tukaba tutigeze tuyamenya muri rusange. Ngaye nguko rero
ngango ko ubwo nirwo rugamba rwiriwe. Hanyuma abakunzi bacu bari kutwandikira batubaza ngo ngira ngo wowe ni muri benshi cyane rwose, ubutumwa bwo ni bwinshi. Harimo cyane cyane reka turebe uyu nguyu bita Dukuze Vestine, aragira ati nibaze igihe riri babameneremo amasasu. Arongera akavuga ati ni umuhango wo gusinya amasezerano atari ko nta na kimwe Kinshasa izubahiriza, mu gihe uyu nguyu ngo ni NK bwana Nelson Red Tabara kitakivuga. Oya, Red Tabara ntabwo kivugwa nyine kuko ashobora kuba ari igihuha. Hanyuma so ngaho rero reka Red Tabara kandi narumvise nawe ngo hari gahunda ifite, tuzayitegereza ngo ifite gahunda ku gihugu cy'u Burundi kabisa naho kuzinjira mu gihe mu veturi zabimaze gukaba, tuzayitegereza. Hanyuma rero bwana Mubaraka ndetse nawe Pacifique abashimire, twari tuje muri update z'umugoroba ku rugamba rwiri uyu munsi ndetse nuko ibiganiro by'idoya byagenze. Hanyuma tuzo kusubira ku munsi w'ejo mu gatondo. Niko bimeze kabisa. Dushimire n'abadukurikiye. Yes, mugira amahoro y'Imana kimwe n'abadukurikiye. Ya. Ngango.